Maha yararimo. Yego cyane twahamagara Intore Tamara ikatubwira bimwe mu byo yamenye mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tubisangize nyakwa Minisitiri w'Intebe n'abashyitsi bacu bari hano harimo n'ababyeyi bacu. Wiriwe. Wiriwe neza. Witwa nde? Intore Tamara Mukwende. Tamara, ngiye kukubaza ibibazo. Urabisubiza mu Kinyarwanda. Ari ikibazo? Yego. Mbwira. Ni igiki cyagushimishije mu minsi umaze hano utozwa mu itorero ry'indangamirwa? Ikintu yanshimishije ni kuvuga Kinyarwanda buri munsi guteda kunzi igihugu yanjye. Urakoze cyane. Nese Tamara, ni igiki cyakugoye mu minsi umaze hano? Kubyuka buri munsi kwiruka mu caka. Tamara, ni igiki utazibagirwa mu minsi tumaze hano dutozwa? Gute mutoza Janvier arambyukisha buri munsi muri sale. Nuwuhe mugani w'ikinyarwanda mu migani twize utazibagirwa umwe? Igiti kigorogwa titiri gito. Tamara, mu gusoza nuwuhe butumwa waha urubyiruko ruri mu mahanga rutazi ikinyarwanda wungukiye muri iri torero? Say it in English. That at the end of the day we're all Rwandan and no one is going to help you love your country but yourself. Thank you so much. Urakoze cyane. Ariko biraraye. Karabe. Hari indi ntore yaje hano izi Igifaransa gusa. Ku buryo nawe hari ibyo yamenye mu Kinyarwanda. Nawe yaza akabidusangiza. Duhamagare Intore Mitako. Mitako, bonjour. Bonjour. Uri intore? Sûr. Mushoze turebe. Kanze numve niba koko uri intore. Intore! Ijambo rw'ijambo. Intore! Mutoza ku kirenga bese kutuvomaho. Intore! Turi isubizo. Intore! Umwe gwacu izo mbaraga zacu. Aho! Yehoho. Mitako, Yeah. je vais te demander des questions et tu dois répondre en Kinyarwanda. Ego. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni iki kintu wakunze cyane muri iri torero ry'indangamirwa? Gukunda. Hano mu itorero ndazi gukunda muchaka. Muchaka na mashalot. None se ndazi gukumbura ibijo. Turi kurya neza cyane. Ndazi kumbura umuceri na ibirayi, ibijumba, navuge neza. Na ibishimbo. None se ndazi kukumbura inyama cyane. Nese Mitako, ni ikihe kintu cyakugoye kumenya cyangwa se kwiga muri iri torero? Ibikibazo. Noneho hano mu itorero ndafite ibikibazo kuvuga mu Kinyarwanda. None se hano mu igitorero abana bose bari kuvuga mu Kinyarwanda gusa. None ndafite ibikibazo kuvuga neza mu Kinyarwanda. Abafande bari kuvuga genda uburyo ngendere kugenda umuso. Ntabwo bizi. Noneho hano ndarabizi imbere, inyuma, uburyo, umuso na hejuru na hasi. Nese Mitako, Umunyarwanda arangwa no kumenya igihugu cye. Uzi indirimbo y'igihugu? Ndabimenya gace. Gake. Yes sir. Watwereka? Salute. Rwanda nziza gihugu cyacu, huje imisozi n'ibiyaga n'ibirunga, ngo widuhetse gahoranisha, reka tukurate tukuguva ibigwi, ngo hutuhungwiye hamwe twe s'abanyarwanda uko watujaye.
mbegwa sugira singizwa iteka. Mitako urakoze cyane wasura Murakoze cyane. Yes, abo ngabo rero n'abana batazi igifaransa neza, ikinyarwanda nako mumbabarire neza, akaba ngabo rero akaba nabo abari mu bana basoje barangije itorero indangamirwa icyiciro cya 15. Rero aba bana rero bakaba barakuriye mu mahanga, akaba ariyo mpamvu mwabonye batazi ikinyarwanda. Ni muri ba bana rero baba barabyawe n'abanyarwanda bakuriye n'abanyarwanda baba mu mahanga bagakura rero batazi ikinyarwanda neza. Akaba rero akaba babana nabo rero bari muri uyu muhango wo gusoza itorero indangamirwa. Ikindi rero ushobora kuba wamenya kuri iri torero indangamirwa ku nshuro ya 15 nuko iri torero indangamirwa rimaze gutoza abasore n'inkumi 5,601. Uyu mwaka itorero indangamirwa ryasojwe uyu munsi ku itariki ya 14 Kanama 2025, rirangijwe n'intore 443 harimo abakobwa 208 ndetse n'abahungu 235. Muri bo harimo 105 biga mu mahanga, 103 biga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda, n'urubyiruko 435 baturutse mu turere 39 tw'u Rwanda babaye indashyikirwa ku rugerero rukorwa n'abarangije amashuri yisumbuye icyiciro cya 12. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva nawe yashimiye urubyiruko rwitabiriye icyiciro cya 15 cy'itorero indangamirwa, rwibutsa akamaro k'itorero mu kongera kubaka igihugu. N'ubutumwa rero yatanze kuri uyu wa kane asoza iri torero maze iminsi 45 ribera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera. Abitabiriye rero bamaze ukwezi n'igice batozwa indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda, banasobanurirwa neza uruhare rwabo mu kubaka igihugu. Urubyiruko rero rwatojwe mu itorero indangamirwa icyiciro cya 15 rukaba rwaje kwiyerekana mu karasisi ka gisirikare rwatojwe karufasha kudasobanya mu byo rukora byose. Muri iyi minsi 45 rero bamaze hariya bari gutozwa, bakaba baratojwe n'akarasisi. Byari ibirori rero ubona yuko byari byitabiriwe n'abantu benshi cyane, abantu mu ngeri zose bari babyitabiriye, abayobozi bakomeye. Afande CDS nawe rero akaba yarahabaye cyane, tutibagiwe n'ababyeyi babo. Byari ibirori mu by'ukuri biryoheye ijisho, akarasisi karyoheye ijisho, ubona yuko mu by'ukuri nk'uko uri kubona kuri screen zawe, ngira ngo urabona yuko ari akarasisi mu by'ukuri kagaragaza yuko aba bana batojwe cyane. Mu by'ukuri wabonaga yuko mu by'ukuri ari ibintu biryoheye ijisho ubwo hasozwaga itorero indashyikirwa rya 15. Mu by'ukuri wabonaga yuko ari ibintu bidasanzwe mu by'ukuri. Ngayo nguko rero iyi ngiyi ni Kigali Ways. Cyo tugusaba nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubanamo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo rero uzajye ubasha kuba wakurikira neza cyane, kugira ngo uzajye ubasha kuba wakurikirana neza cyane amakuru aba agezweho byose. Rero nahangaha kuri Kigali Ways cyo tugusaba wowe nta kindi no gukanda subscribe, ubundi wamara gukanda subscribe ugahita ukanda kukazogera kugira ngo amakuru yose agezweho azajya ahita akugeraho, ndetse kandi nurangiza uhite usangiza abandi batura Rwanda aya makuru aba agezweho ukanda shangewe. Rero umvaga kuri izi mic za Kigali Ways, reka twongere kubonana mu kanya makuru arabagezweho. Hasta la vista, hasta la manyo. Uwo uyu nguyu yararinze kandi nabo bari bwirwaneho.